Hello, what's popping Kigali, so boy atari Aizo, umwe bakubwiye umwe bavuze mumvikana hirya nino, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa, komi number 1, komi the one, komi Starboy, komi CEO, komi the nyirabyo. Je suis General w'Ikigali, komi Aizo in the place son Michael nk'ibisanzwe. Ya nuko rero sasa ninjiye mu kiganiro mbahereza ikaze mwese aho mugiye muherereye. Ndetse nanjye de Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ya rero ninjiye mu kiganiro kabisa nkubwira ngo tugiye kuba twaganira ku nzozi zitangaje cyane abantu benshi bakunda kugenda barota bakwibaza mbese izo nzozi ni izihe. Nukurota useka, hari ukuntu ujya urota useka cyangwa se ukarota wishimye bya danje ariko ukaba utazi ngo bisobanuye iki. Yes, rero izi nzozi zirotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ariko bake muri bo nibo babasha kuba urimo useka cyangwa se wishimye. Mbere yuko ninjira mu kiganiro rwagati ni byiza ko babanza ugakanda subscribe ndetse ugakora share, like na comment, ibintu bikarushaho kugenda bisa neza cyane dore ko rwose mbikunda sana. kandi iyo ukanze subscribe ikiganiro ukibona mu mbere kitari cyaba umuranzi kabisa kikiri gishasha cyane kuko uhita ubona icyo bita notification cyangwa se imenyesha cyangwa se amamenyesha mu kinyarwanda. Yaman rero ingo buryo sasa twinjiramo, reka ntangire vuga kuri izi inzozi. Ubise bigeze kurota urimo useka cyane cyangwa se uri kumwe n'abantu mwishimye cyane mufite akanyamuneza. Ya reka tuvuge uko izi nzozi zishobora kuba zasobanura muri rusange. Muri kino gice cya mbere reka dusobanure ibisobanuro by'ibyishimo. Iyo urose urimo guseka akenshi ni ikimenyetso cy'uko mu mutima wawe hari ibyishimo, hari amahoro cyangwa se hari ibintu biri kugenda neza cyane mu buzima bwawe. Bishobora kandi kuvuga yuko uri mu bihe byiza nko kubona amahirwe mashya mu buzima bwawe cyangwa se ufite umutekano w'imbere n'impagarike mu byo urimo ukora kuri uyu munsi wa none, cyangwa se nanone hakaba hari ikintu gishimishije kigiye kuba cyakubaho. Ni inzozi zitanga icyizere zivuga ku mbaraga nziza ziri kuturangwaho muri iki gihe cya none. Tukiri kuri uyu munota ndibutsa wowe mushyashya kabisa ugeze hano kuri Geto Challenge TV, inama nziza nakugira nziza kandi inama wumva yakugirira akamaro mu buzima bwawe nuko wakanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo igihe dukoze ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bantu ba mbere, kubera ko inzozi zacu akenshi ziba zidufitiye ubutumwa bwinshi kandi akenshi ugasanga ni byiza cyane cyangwa se butubwira kuba twakisubira mu bintu tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Munyemerere tujye ku gice cyacu cya kabiri ngo guhisha intimba. Ariko nanone si buri gihe inzozi zo guseka zivuga ibyiza gusa. Hari nubwo kurota useka bishobora kuba uburyo bw'umutima wawe uri guhisha intimba, cyangwa se umubiri wawe uri kugerageza kwisindagiza ku gahinda cyangwa se ikibazo kiri kukuremerera muri iki gihe. Ushobora kuba uhangayitse ariko wowe ntubigaragaze ku mugaragaro, noneho mu nzozi ukaba ugaragaza ku gahinda mu buryo butandukanye. Yewe useka ariko mu by'ukuri ni ukwirengagiza icyo kibazo. Yes, ndizera ko wowe udukurikiye uri kugenda unyurwa n'ibi bisobanuro turi kugenda tuguhereza byo kurota useka, kandi koko niko bijya bigenda. Buriya benshi bajya barota baseka cyane ariko uko umuntu aseka ndakubwira ko atari ko aba yishimye. Yes, hari umuntu useka nyine ari uburyo bwo gukenyerera ku nkovu cyangwa se uburyo bwo kuba yarenzaho, ndetse na wa muntu useka yishimye by'ukuri. Ibyo byose gusa nyine kugira ngo bimenye byakugora, ahubwo nyir'ubwite niwe ubuzi ufite amakuru ya nyayo kuri ibyo bintu cyangwa se kuri icyo kintu cyo kuba yaseka. Yes, cyo bitanga guseka ni gusekana imbereka, niko bajya bavuga mu kinyarwanda cya nyacyo, gusekana imbereka cyangwa se guseka biri seriye nyine ugaseka pe wumva wishimye umeze neza cyane. Ahangaha nibyo twibanzeho kuri uyu munsi wa none. Iyi ni Geto Challenge TV, Dream Big Right from the Ghetto. Yes, nanjye de Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse neza cyane, ari nako ndi kugenda nkomeza gusobanura akantu. kandi ngubu ngiye kuba nakinjira ku gice cya gatatu nabwo turebe ubutumwa buba buri muri izi nzozi. Akenshi iyo uzirose cyangwa se iyo uzirose umenye ubutumwa buba bukubiyemo. Reka nije munatinze cyane. Inzozi nk'izi ziba zikubwira ngo wiyumve uko wiyumva koko cyangwa se uko wiyumva bya nyabyo muri wowe. Ese urishimye by'ukuri?
cyangwa hari ibikurimo waba ukeneye gukemura muri wowe. Icyiza ni uko useka. Ibi bivuze yuko wifitemo icyizere gikomeye cyane nubwo cyaba ari gikeya cyangwa se nubwo cyaba atari cyinshi cyane, ariko basi no kugerageza guseka ni byiza kandi n'ibyo kuba wakwishimira. Ibi bishobora no kuba ubutumwa bukubwira ko hari ibyiza biri imbere, ko utagomba gucika intege nubwo hatabura ibigutera imihangayiko cyangwa se ibintu by'imitego bikwitambika mu nzira. Nkwibutsa ko ndi no kugenda ngana ku musozo, ariko ntabwo nasoza ntaguhereje inama zanje nka Aizo, umusobanuzi wanyu mukunda cyane kandi mukunda muri benshi. Rero aka ni agace mba narahariye kuzajya ngenda mbagira inama bitewe n'inzozi muba mwagiye murota. Ndagusaba kwisuzuma mu gihe urose inzozi nk'izi ngizi. Ibuka uko wiyumvaga igihe warotaga izo nzozi, aho mwari muri ndetse n'abo mwari muri kumwe. Niba wari wishimye mu nzozi, bizaba ngombwa ko wishimira ibiri kukugeraho no kurushaho guharanira ibyiza. Ariko nanone ngo niba wumvaga ibyo byishimo ari ibyo guhisha ukuri, fata umwanya wige kuri icyo kibazo kikubangamiye cyangwa se kigutesha umutwe muri icyo gihe. Ndizere ko nta muntu twagera kuri uwo munota atarakanda subscribe, no kwimara umuntu nawe yaba ari kugenda ahemuka cyane rwose, n'Imana yazabimubaza. Rero ni byiza gukanda subscribe, ugakora share, like na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Rero nimba ujye ubasha kuba warota inzozi ukumva wifuje kumenya igisobanuro cyazo, byiza ko wanyandikira muri comment nkagufasha rwose tukabijyamo neza cyane. Twifashisha inzozi nk'uburyo bwo kumva neza umutima wawe no gufata icyemezo cyiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntukajye wibagirwa inzozi zawe warose, kuko inzozi si impanuka. Aizo wanyu mba mpari ngo musobanurire buri kimwe cyose ku bijyanye n'inzozi. Hano kuri Gato Challenge TV niho mba nibereye gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista, God bless you all.